Uyu mukobwa bita Sandra wamajije gusezera muri sinema yagaragaragamo bita City. Uyu Sandra rero akaba yavuyemo, dufite ibaruwa ndende cyane igaragaza ko Sandra yaba yasohotse muri iyi sinema. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Mwongeye kwirirwa nshuti mudukurikiye nanone kandi kuri ya channel yabiciye byacitse. Ni mukanya rero iyi channel ndaza kuza nyubabwira, ariko turongera kandi tubabwire ko tugiye kubakorera ikindi kiganiro nyuma y'ibiganiro byinshi cyane biri kugenda bitambuka kuri iyi channel yacu. Channel bayita ngo iki? Dukurikire kuri F1 Rwa TV ndetse unadukurikire kandi kuri Om TV. Nanone kandi turababwira ko nyuma y'ubukwe bwa Debeni bwamaze gutuma abantu benshi bacika ururondogoro, ndetse na bamwe twababwiye ko hari n'ababuze amatike yo kuva iyo bari kugira ngo baze mu bukwe bwa Debeni. Noneho tugarukanye nande rero, tugarukanye iki muri kano kamwanya? Ni mu kanya gato cyane tukababwira icyo tubazaniye. Nge nyita Bob Juno nk'uko bisanzwe, ariko ubundi amazina yanjye nyakuri nitwa Nyandwi Omar. Muri studio turi kumwe na wa mtipe, umusore mwiza cyane, umusore ukomeye ndetse umusore ufite byinshi yamaze kugeraho muri kano karere ka Rwamagana ndetse no muri showbiz nyarwanda bamita Neo P. Neo P waramutse? Ndaho ntari ibintu biragenda. Muri uyu munsi rero, cyangwa se kuri uyu munsi, kuri zitariki za none ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 turi gusoza umwaka, turi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ese abanyarwanda muri iki gihe urabona wabagiriye inama yuko baba bameze, cyangwa se nuko bakitwara kugira ngo babashe kurangiza uyu mwaka neza? Muri iki gihe cy'impera z'umwaka ndetse tuba turi mu gihe cy'iminsi mikuru, mba ngira buri munyarwanda wese aho yaba ari kwitwararika akagira imico mizima. Imico mizima ushatse kuvuga iki? Urabona haba hari impanuka nyinshi cyane iyo turi mu minsi mikuru, ku bijyanye n'abantu baba basinze, uburara, indaya se. Nagira inama abanyarwanda kwirinda kugendera muri ibyo bigare. Urakoze cyane. Muri kano kamwanya rero yini uri kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, nge nkuko nababwiye nitwa Nyandwi Omar, kuva Icyangugu cyangwa se uhite i Rusizi, ni mu murenge wa Bugarama, ni mu kagari ka Nyange, aho ngaho ku Cyagara niho mvuka. Turababwira zimwe muri filime nyarwanda zabiciye bigacika, ndetse turaza no kubabwira bamwe mu basta bari kugenda basohoka mu mafilme atandukanye, cyangwa se muri filime zabo bari kugaragaramo. Aha turaza kugaruka kuri City. Ni filime y'uruhererekane yari maze kugera kuri episode ya 28, ariko hari watangaje ko episode ya 29 atazayigaragaramo. Izo filime rero nkuko ziri ku mbuga nkoranyambaga, turaje tugende tubabwira izo filime izarizo. Turakubwira ko dufite filime Mimi iri kugaragara kuri channel. Bene filime Mimi ni filime nyarwanda. Turanakubwira kandi filime bita niwe mahitamo yanjye, nayo iragaragara kuri YouTube. Izo ni filime rero ziri kugenda zigaragara cyane. Ndabanza nsuhuze mama wanjye kuko ni umuntu nkunda ku isi, nsuhuze ndetse n'abantu benshi mudukurikiye kuri F1 Rwa TV. Muri kano kamwanya rero tukaba tugiye kugaruka muri sinema cyangwa se muri filime inyarwanda. Hari zimwe rero mu nkuru zidasanzwe ziri kugenda zigaragara muri sinema nyarwanda, nizo muri kano kamwanya tugiye kwibandaho tukubwira bimwe mu bidasanzwe biri kugaragara muri izi filime zo mu Rwanda. Tugiye kugaruka rero kuri uyu mukobwa bita Ishimwe Sandra, wagaragaye mu ruhererekane rwa filime nyarwanda, izo bita mu filime zigaragara mu bice cyangwa se mu byiciro by'ama episode. Filime nyarwanda rero ni filime ya City,
niho uyu mukobwa Ishimwe Sandra yagaragayemo, ndetse iyi Citymed ikaba yaramaze kugurishwa kuri Canal Plus. Iyi Canal Plus niyo yamaze kugura Citymed. Uyu mukobwa bita Sandra wamazije gusezera muri sinema yagaragaragamo bita Citymed. Uyu Sandra rero akaba yavuyemo. Dufite ibaruwa ndende cyane igaragaza ko Sandra yaba yasohotse muri iyi sinema yagaragaragamo, ndetse akaba yaramaze gukinamo episode zigera muri 28. Akaba yanatangaje ko atazigera agaragara muri episode ya 29. Nk'uko twabibabwiye rero, Canal Plus niyo yaguze iyi sinema, ikaba iri gucaho kuri Canal Plus. Iyi Canal Plus rero ikaba ari canal ikomeye cyane, iri kugenda izamura bamwe mu bakinyi ba filme mu Rwanda. Ariko icyo twakubwira cyo nuko uyu mugabo Nelly uhagarariye iyi sinema ya Citymed akaba ari we muntu uri gutungwa urutoki rw'uko yaba ari gutuma bamwe mu bakinyi babasha kuva muri iyi sinema ye. Ahangaha twakubwira ko na Nick Dipos cyangwa se umwite Dipos w'umustar wagaragaye muri filme nawe akaba yarayisohotsemo. Ese niki kiri gutuma abantu bastar bari gusohoka muri filme? Hambere ahangaha Nick bava muri iyi filme ntabwo higeze havugwa byinshi, ariko muri kano kamwanya rero tugiye kwibanda cyane kuri Ishimwe Sandra wabashije kuva muri iyi filme, ndetse akaba yayivuyemo asiga anasezeye boss wiwe bita Nelly. Ese niki cyaba cyabiteye? Sandra nubwo yagaragaje ko ngo hari byo yaba atarigeze yumvikana n'umwe muri ba boss be uwo bita Nelly, ariko ntabwo twebwe nk'abanyamakuru siko tubibona, ahubwo twahise dutera akajisho inyuma, dusubiza amaso yacu n'ubwonko inyuma. Tugaruka ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 hari mu mwaka w'2021, nubwo wenda abantu banyarwanda twari turi muri COVID-19, ariko iyi filme yakomeje gukorwa ndetse inakomeza no gukundwa n'abantu. Ni naho cyane ishobora kuba yaba yarinjije amafaranga menshi muri icyo gihe. Kuri izi tariki rero 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2021, niki cyaba cyaravuzwe? Tera ijisho kuri izo tariki. Ni kugitangaza amakuru bita Kigali Today, hariho umutwe w'inkuru ugira uti: abagore bari muri sinema barasabwa kwirinda ababaka ruswa. Iyi ruswa rero niyo dushaka kugarukaho, ari nacyo kintu nyamukuru gishobora kuba cyakuye Ishimwe Sandra muri Citymed. Citymed yayisohotsemo kubera ruswa iri kuvugwamo, ndetse iyi ruswa igaragaramo ahangaha. Kuki Kigali Today yaba yaranditse kuri izi tariki igaragaza ko abagore bari muri sinema nyarwanda barasabwa kwirinda ababaka ruswa? Kuki havuzwa abagore cyangwa se abakobwa? Iyo havuzwa abagore humvikanamo n'abakobwa, ese kuki hatavuzwemo abasore ndetse n'abagabo? ko ikigaragara ahangaha ni ruswa igaragara muri sinema nyarwanda, kandi koko ni nako bimeze, aho bamwe mu bakinyi bagaragaye muri sinema nyarwanda bagombaga kugaragaramo muri filme bita niwe mahitamo yanjye, harimo ababashije kwikuramo ku giti cyabo kubera zimwe mu mpamvu zidasanzwe zagaragaragamo zabame mu bari bahagarariye iyo filme. Ibi tuzabibavira imuzingo, ariko reka twibande kuri Ishimwe Sandra. Ishimwe Sandra rero yakomeje kugaragaza ko yasohotse muri iyi filme, ariko ikigaragara cyo ni ruswa yatswe ijyanye n'igitsina, ivugwamo ko Nelly yaba yaragerageje kwaka Sandra ruswa ijyanye n'igitsina, maze uyu mukobwa akabasha kumutera utwatsi amubwira uti mfite nanjye ubu nihebeye, ntabwo byakunda ko nje nshobora kuba natanga ruswa y'igitsina kugira ngo nkomeze ngaragare muri iyi filme yawe. Ibi
byaduteye rero gushaka ku buryo twavugana na Nelly ubwe, ariko ntabwo kuri telefone Nelly yaba yigeze atwitaba, kuko twamuhamagaye ntabwo yaba yigeze atwitaba, ndetse nanone kandi na Sandra nawe ubwe twamuhamagaye nawe ntabwo yabashije kwitaba, nibura kugira ngo abashe kuba yadusobanurira ku kijyanye n'impamvu nyamukuru. Twe twibaza ko iyi mpamvu ari nayo mpamvu wenda ishobora kuba yatumye Sandra asohokamo muri iyi sinema yagaragaragamo, ndetse turanababwira ko Sandra afite indi filime yaba yaragaragayemo irimo umuryango we wose, abavandimwe be, ndetse hakaba haragaragayemo n'umubyeyi we. Sandra rero wabashije kwihagararaho akavuga ko atabasha kuba yakomeza muri filime, iyi filime ntabwo yayigaragaramo kubera ko bamusaba ruswa ijyanye n'igitsina. Ese koko nibyo cyangwa ni amagambo y'abantu bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga? Nje rero nk'uko nabibabwiye ndi Bob Juno, ni mukanya tukaza kugenda tubabwira icyo Sandra yakomeje kugenda atangariza abakunzi be. Ifandwa TV Factor